icya kabiri kidufasha ku activatinga grace yitwa favor. Ndabaha ibintu biri practical kugira ngo bigende neza. Oh my goodness, hari umuntu umva presence y'Imana avuge ngo amen. No, hari umuntu umva presence y'Imana avuge ngo hallelujah. Male brahanta kabagoza faruka sepalagush. Reka twige. Icya kabiri kidufasha ku activating this grace called favor nicyo nise value. Write it down. Value. Malega zoga bagadele bosh. Value. Hagira uvuga ngo value. Say after me, value. Value cyangwa se na agaciro. Nimba nabyita gutyo mu Kinyarwanda. Agaciro. What is value? Value is ability of providing solutions. Is ability of providing solutions. Please write it down. I will take it again. The second key to activate this grace called favor is what I titled value. And I'm giving you guys the definition of value. Value is ability or capacity of providing solutions. Value cyangwa se agaciro ni ability, n'ubushobozi bwo gutanga igisubizo cyangwa se n'ubushobozi bwo kuba igisubizo cyangwa se byo kuzana igisubizo ahantu hari ibibazo. Mani magambo, icyo ni ikintu nasanze cyactivatinga ubuzima bwuzuye favor mu buzima bw'umuntu. Tuvuge ngo amen. Now value cyangwa se iyo mvuze agaciro ni igihe umuntu aba afite imbaraga, ni igihe umuntu aba afite ubushobozi bwo guprovidinga solution cyangwa se gutanga igisubizo mu kimbo cy'ikibazo. Mu yandi magambo, mu muryango wawe harimo ikibazo, muri society turimo harimo ikibazo, ariko ufite imbaraga muri wowe, ufite ability, ufite ubushobozi muri wowe within you, bwishe muri wowe bushobora gutanga igisubizo, kandi icyo gisubizo kikagubwa neza cyangwa kikanezeza abantu bari muri iyo society. So rero bimwe mu bintu bizana favor ku buzima bw'umuntu ni ukugira iki kintu cyitwa value. So having value cyangwa se kuba wagira agaciro muri society ni byiza, ariko nanone kuba waba agaciro wowe ubwawe ni byiza kuruta. Amen. It's good to give values, but it's better to become value. Write it down. It's good to give or to provide, cyangwa se to give values, but it's better to become value. Tuvuge ngo amen. Becoming cyangwa se kuba umuntu utanga igisubizo cyangwa se kuba uw'agaciro muri society, cyangwa se ushobora umuntu kubaha, umuntu ashobora ndabivuga gute, umuntu ashobora kureba umuntu akabata wenda afite agaciro runaka, ariko mu by'ukuri kuba agaciro biba byiza cyane kuba watanga agaciro. Tuvuge ngo amen. Mukanya biraza nimugire ikibazo. Tuvuge ngo amen. Tupepe tuvuge ngo hallelujah. Somebody shout a big amen. Now, ni byiza ko wowe ubwawe uba uw'agaciro muri society. Kuba uw'agaciro muri society ntago babyuka mu gitondo kimwe ngo utangire uvuge ngo mbaye uw'agaciro muri society. Reka da. Ntago ubyuka mu gitondo uvuge ngo reka ntangire kwitwara gutya. Tuvuge ngo amen. Turi kumwe twege tuvuge ngo amen. Ntago bitewe n'ikoti ryiza wambaye, ntago ari ryo rigena agaciro. Ikoti ryiza cyangwa se ikanzu ziza wambaya cyangwa se fresher waba ufite inyuma ziza kunganira icyo uri cyo. Ntago abantu bakwemerera ibyo wigize byo, ntago abantu bakwemerera ibyo wikoze byo, ntago abantu bakwemerera na démarche wahinduye. Abantu bakwemera n'ikintu bitse muri wowe, kandi gitangaje. Tuvuge ngo amen. Oya biraza kuza twagiye tuvuge ngo amen. Mumfashe kubwiriza tuvuge ngo hallelujah. Hari abantu benshi ubona aritwara ukuntu aravuga mu kinyabupfura, afite protokole nyinshi, arabanza agashyira akabuto,
just turi attractinga kugira abantu bemere kurenze cyangwa ukitwara ukuntu bavuga ngo turi umusirimu umuntu ariko reka mbwiza ukuri it's a matter of time ntago abantu bakwemerera ibyo wigize byo ahubwo icyo uri icyo wabaye muri wowe indani nicyo abantu bakwemerera so rero icyo nicyo kizana value ku buzima bw'umuntu. Can I preach tonight? Come on somebody shout a big amen. So nshatse kuvuga iki abantu benshi twitwara ukuntu twigira ama discipline twivugisha ibyongereza byinshi dushyiramo ibindi bintu by'amakata menshi kugira ngo atriste abantu nibakumva kwanze iyo ni manipulation ubushaka gukora n'ukwentimida abantu murangurikiye neza kujya muri societe bakwemere kujya muri societe bagwijambo nukugaragaza ko nzi kuvuga ndi intyoza ariko nubwo bakwemereye umunsi kubera amahame y'umwuka it's a matter of time kagaciro baguhaye umunsi bibeshye ejo bazakudiscoveringa bagakubite hasi beta nka kugira ngo abantu baguha agaciro ko kwibeshya cyaka kuburyarya nabyita gute katagukwiriye ni ahandi it's a matter of time kazasubira hasi beta ikoreme igisubizo umuntu najya kubona ati hari ikintu ufite muri wowe isi ikeneye hari ikintu ufite muri wowe society ikeneye icyo nicyo bita value. Somebody shout value. I can hear you shout a big value. So now value rero ntago byuka mu gitondo ngo uyigire value barayicultivatinga barayihingira muri wowe aya sinzi ibintu bigiye kubera hano mu kanya tuvuge ngo haleluya. Value ntago aya harigize umuntu ufasha kubwiriza ko wavuze ngo haleluya nago ndakuvogera avuga ngo haleluya. So value barayicultivatinga value barayihingira value ntago ari ibyo uvuga value nicyo wabaye cyo icyo kirumvikana. So mwene magambo ubukure bwawe nimba butaraguhinduye umuntu runaka ubwo bukure bwawe bwapfuye ubusa. Hari abantu benshi bakangisha imyaka uzi imyaka mfite kuba ufite imyaka myinshi ntibivuga ko wahindutse uw'ingenzi. Ubukure ntago ari imyaka ubukure nicyo bita maturity ntago bijyanwa n'imibare bijyanwa na transformation n'imitekerereze. So niki cyakururira abantu kuri wowe mu gihe utahagaze waracultivating solution as a solution provider cyangwa se utaracultivating no value muri wowe niki cyagukururira abantu. Reka mbwise ukuri abantu ntago bapfa kukumva gusa no abantu ntago baza kugira ngo no baza bakiza ikintu bakurura muri wowe. None niki ufite kizakurura amahanga niki ufite kizakurura society. You have to cultivate in your life. Ihinge benshi hano hari nabaza kundira muri office tugusengera ngo mfite umwuka ngo w'icyangiro shobora kwigisha uyu mugoroba tuvuga ngo haleluya ngo pastor unsengera ngo mfite umwuka w'icyangiro mfite umwuka uragira ngo abantu bagukunda niki ufite abantu bagukundira. To be honest niki wowe abantu bagukundira ngo mfite icyangiro ngo n'inshuti ngo ngira ngo ninjye we invest muri relationship cyangwa se urihoma uzi impamvu uyihoma ku bantu icyo nicyo kinyarwanda cyiza sibyo byiza uzi impamvu uyihoma ku bantu nuko bo ntacyo bagushakaho impamvu uyihoma nuko wo hari icyo bashakaho. Dore rero icy'ingenzi witakaza umwanya wawe wihoma ku bantu ahubwo icultivating bo bakwihomeho. Can I preach tonight? Buriya abantu babaye mu cyaro ino ni .com hari abantu babaye mu cyaro hano nayo masura yanyu mwabaye mu cyaro. Dore abantu babaye mu cyaro iyo wisiza amavuta hari amavuta kera yitwaga topisi iyo wayisiga gukambara kamambiri ntago wahamagaraga ivumbi ngo ngwino no ahubwo ivumbi yabaga ari rezilita y'amavuta wisize. Ikintu kizakurura abantu kuri wowe gabanya amagambo gabanya kwihoma abantu ahubwo isiga amavuta niwisiga amavuta umukungu guzagukurikira. Somebody shout hallelujah. Yes. Topisi uzukunakururaga ivumbi ndebera munsi y'ikirenge cya mugenzi wawe urebe ko iriho wowe
la leka sopakata warakisigaga ariko mu mwanya muto cyane wajya kureba ukabona iri vumbi rivuye he nago wigeze utakaza umwanya uhamagara ivumbi no ariko hari ikintu ufite gikurura ivumbi hari ikintu ugomba kwiyubakamo hari ikintu ugomba kubuildinga muri wowe ku buryo abisi abayobozi umuryango wawe bose bazaza bashaka icyo kintu icyo nicyo bita value. Somebody shout value. Come on, somebody shout value. Yes, this is my message tonight. Can we fly? No, can we fly? Nicyo ufite gikurura abantu. My dear, naga abantu darababwiye ubushize, people they don't care about you. Mu bintu ndadiscoverinze ndacyari umunyeshuri w'umwuka wera ndi kwiga ndacyakura ariko reka mbabwize ukuri ikintu maze kumenya kudiscoveringa muri ubu buzima kandi it's a painful revelation nayivumbuye mbabaye nta muntu ukwitayeho. People they don't care about you. Hari n'igihe banakubeshya sha sorry wagira ibyago akagupostinga sorry my dear people they don't care about you. Abantu bari bize bakora ubuzima bwabo, abantu bari bize bashaka iterambere ryabo. Niki kizatuma bavana amaso yabo kuri focusiza bakazihindukira? No nawe rero urashaka gukura attention yose. All eyes on me. That's why benshi hano muzuranye ibikomere kubera iki? Nta muntu wanyitayeho, nta muntu upfa kukwitaho ntacyo ashaka kuri wowe. Niki kinkururira kuri wowe? Ku cyumweru muzagaruka? Erega ntago mwakabungiye ko ntago mwaba mugaruka nta kintu muza kumva hano. This is value. Wagaruka se no mu banyarwanda? Ara. No abajene. Ngiye kuboka reka ndekere. Tuvuge ngo hallelujah. Yes, nicyo bita value. My dear, gabanya amatiku, gabanya kwijya ngo kwivictimiza. Hari abantu bakoresha iturufu yo kwivictimiza. Kwivictimiza niki? Kwigira victim, inzira karenga naragowe, abantu baranyanga, ababyeyi baranyanze. Man, kwivictimiza ntacyo bizakumara. Iyubakira agaciro kawe. Umuntu wese nakubona ababishaka atabishaka ademandinge kuri wowe. My dear, iyubake, gabanya imiteto, iyubake. Abantu nibanyumva, ndavuga nibanyumva, none ubundi uvuga iki kugira ngo tukumve? Niki cyadutega dugutega amatwi? Ubu nibwo butumwa bwo muri kino gihe. Amina. Hallelujah. My dear, cultivate. Agaciro kava mu kwihingamo. My dear, hari ibintu bikuryamyemo ariko hari ibikwishe kandi wakagombye kubigira authority kubera ikikuryamyemo. Mu gihe utaricara utangiye wirebemo nizihe potential zindimo, nizihe gift zindimo, nizihe skills zindimo na providing nkagira agaciro muri society. Gabanya kwiruka inyuma y'abantu, gabanya amamuvi, gabanya bine irebe muri wowe. Umurimo ukomeye si ibyo ukora, umurimo ukomeye n'uhinduka kuba wowe. Icyo bacyo nicyo gikomeye kuruta icyo wakora. Nkunda kubivuga hano buri gihe. What you become is very important more than what you are doing. Biva muri Daniel dushake cyane ngabazi Imana yabo bazakomera mwene magambo nukuba ni becoming bazakomera haruko and then bagira gute bakore mbere yuko ukora hari icyo ugomba kubacyo n'icyo uri cyo cyakurura abantu. My dear, muri bukumuhungu witwa Yosefu. Can I preach tonight? No, help me to preach. Somebody shout hallelujah. Muri buka umuhungu witwa Yosefu. Yosefu aragenda yarafite isezerano. Haragenda aratotezwa ajya mu nzu y'imbosi nshaka gutinda muri urwo rugendo rwese. Ariko uva ikintu cyakoze. Yarafite gift yitwaga gusobanura inzozi. Tipe abanza gusobanura imbohe ngenzi zayo. Nta gihembo na kimwe bagize gute? Ariko tu arasobanura yari karosi kandi anagira gute anasobanura. Umunsi umwe ibwami ikibazo kiraba, haza umutipe wa cultivate inzi icyo ashoboye. Icyo ushoboye uri kukiryamisha kubera iki? Reka nkubwize ukuri, umugisha wawe
uri muri Imana yashyizemo muri wowe. Nicyo uri gukora. Yosefu yacultivatinze gusobanura inzozi. Reba uyu munsi Yosefu yahindutse niwe muntu wenyine nabonye utaraterese ngo bimugore. Ijoro rimwe yaraye arongowe, ijoro rimwe yabaye premier minister. Value. Naguha ingero nyinshi. Reba Dawidi, Imana iramubwira ngo uzaba umwami w'Abisirayeli, bamusutseho amavuta. Nago yigeze ajya ibwami abwira Salomo ngo va ku ntebe yanjye bansutse, no, ahubwo yarayakiriye amavuta asubira mu ishyamba. Mani magambo, mu ishyamba yakoraga yarari muri training. Benshi hano turashaka kwica Goliyati ariko tutabanje kwica intare mu ishyamba. Iyo uri kwicultivatinga uba umeze nka Dawidi uri mu ishyamba, wica intare, wica idubu, nawe gukomera amashyi. Ariko umunsi igihe cyawe cyo kuzamuka cyageze, hazaboneka Goliyati. Umunsi wishe Goliyati, abagore bazaririmba. Uzi impamvu bazaririmba? Agaciro kawe kazaba kamenyekanye. Ariko agaciro ntago gahera kwa Goliyati, no, agaciro gahera mu ishyamba no mu ntare. So wishaka gusimbuka ujya hariya, no, icara ahantu hamwe, wicara wituze, wige, widiscovering, urebe ibyo ushoboye ubishyiremo imbaraga, wige. Umunsi igihe cyawe cyageze, ntago uzarata sezo yawe, kubera iki? Uzaba uri full equipped. Agaciro ntago bagatoragura, agaciro barakarema. Nicyo uri kurema. Ibi nibyo nshoboye, mpora mbi cultivating, kwigisha nibyo nshoboye. Ask my wife, abo tubana mpora nsoma, ntago ngira ngo mvuga ati ubwo nabwirije neza birarangiye. No, nuguhora du cultivating. This is what I want, this is my purpose. What is your purpose? What are you doing for your purpose? Urabizi neza kuri mu bucuruzi, ariko niryari usoma ibitabo bijyanye n'ubucuruzi, niryari wityaza. Yosefu arityaza mu nzu ya gereza, hakomeza gusemura paka agiye gusavinga ibwami. Rema kumbwira akantu, look at me, don't stop until you serve kings. Can I take it again? Please, don't stop until you serve the kings. Nuzahagarare kugeza igihe abami baje bagushaka. Nuzahagarare kamabwiza ukuri. Hari abantu bari gufashwa bavuge ngo haleluya. Cultivate in you. Ihinge, wiryama, hinga icyo ushoboye. Maybe kuri umucuruzi nibwo ugitangira business, uratya mu kazi saa 4 za mu gitondo saa 5, urashaka kungana n'abamaze mu myaka 10. No, don't lie yourself. Wake up in the early morning. Mareka sopakata, utangira uhanure business ya ugende wicare. Hari ibi uri kwiga ibintu bijyanye na IT, produce something. Iga, agaciro kazava aho ngaho. Na Yesu ari Yesu, ntiyigeze arekera kwihinga. Yarabyukaga agakora ibitangaza. Dushakire, is it Mark 1:21? I think so. Mark 1:21. Murebe, Yesu yakoreshwaga ibitangaza, ariko ntago 1:21. Bagera i Kaperinaumu, turi gusoma, turi kumwe? Abo turi kumwe tuvuge ngo haleluya. Bagera i Kaperinaumu, nuko isabato yinjira mu isinagogi arigisha agira ate? Batangazwa no kwigisha kwe. This is very powerful. Hari abandi turi kumwe? Ndashaka mu nkuri. Hari abandi bafarisayo bigishaga, hari abandi basadukayo bigishaga, ariko Yesu yarigishije. Abantu bose which kind of teaching? Niye myigishirize y'uyu mugabo. Abantu bose batanga. Uzi impamvu Yesu tumubona ari kwicultivatingamo. Tumubona amaze imyaka 12, tukongera kumubona ku myaka 30. Dore resulta y'umuntu wipreparinze. Arigisha batangira ati which kind of teachings uyu mugabo ari kuzana? Kuko yabigishaga nk'ufite ubutware nase n'abanditsi. Mani bagamba ababanditsi abigishaga, Yesu yarabakubye, buri wese yumvaga hari inyigisho zitandukanye. Wabonye umugabo wicultivatingzemo, turi kumwe uko gw'Imana. Now next,
Mw'isinagogi yabo harimo umuntu utewe n'iki? Arataka cyane ati duhuriye he? Yesu w'i Nazareti, uje kuturimbura, ndakuzi uruwera. Value. Ku buryo n'amadayimoni yamureba kati ndabizi uruwera w'Imana. Value. Yesu ntabwo yakeneye presentation. Amadayimoni yaramuzira mu kabati, tuzi wowe, reba value. Next please. Muri gufashwa? 25. Yesu aramucyaha ati hora umuvema irukanke. Daimoni aramutigisa arataka irukanke. 27. Bose baratangara barabazanya bati ibi ni ibiki ko ari imyigishirize y'inzaduka. Bibarenza ubwenge bwabo, bavanyemo conclusion ko ari inzaduka. Harabona turi kumwe muri kujya kubyumva. Reka nihute murabyumva. Mbega uburyo ategekana ubutware, n'abadayimoni nabo baramwumvira. Umuntu ufite values ntago dayimoni yakwanga. 28. Uwo mwanya inkuru ye yamamara hose mu gihugu cyose cy'Igeri ni Galilaya. Next. Bamaze gusohoka mu isinagogi, bajyana na Yakobo na Yohana mu nzu ya Simoni na Andereya. Next. Ubwo nyirabukwe wa Simoni yari aryamye arwaye ubuganga, nawe baramukiza. Irukanka. Araza aramufata ukuboko. 32. Nimugoroba izuba rirenze, bamuzanira abarwayi bose n'abatewe n'abadayimoni. 33. Abo mudugudu wose bateranira kwirembo. Next. Arakanushaka kihuta. Akiza benshi bari barwaye indwara zitari zimwe. Yirukana abadayimoni benshi, niyabakundira ko bavuga kuko ari bamuza. Nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu agira ate? No, subiramo karaka. Nuko twese rimwe kabiri gatatu go. Arasohoka ajya mu butayu. Wait. Ko yirukanye abadayimoni, ko yirukanye indwara, ko yigishije abantu bagatangara, kuki asubiye mu butayu gusenga? Nimba ari Mensiya umwami wacu, nubwo yakoreshejwe ntago yiraririye, yasubiraga akajya gusenga. Cultivation no kwihingamo ntago birangira. This is very deep revelation. Abo kantu murakumvishe neza? Very deep. Yes, Mensiya wirukanye daimoni, indwara zikirukanka, abadayimoni bamureba bagashekinga, asubira mu museke ajya mu butayu, ajya gupfuka maratogota arasenga. Who are you utabikora? Success, inkuru yaramamaye, fame iraza, ariko ibyo byose ntabwo byigeze bihindura kuri we. Asubirayo, agomba kongera kwicultivating. My dear, value ntabwo bayitoragura, value barayirema. Uri kurema iyihe value ejo abana bawe bazakenera? Uri kurema iyihe value igihugu cyawe kizademandinga? Nicyo ushoboye society ya demandinga kuri wowe? Itekerezeho. Sirita bajene muri hano mvuge ngo amen. Bajene sindabumva mvuge ngo amen. Gabanya ibibarangaje, reba icyo ushoboye, ihingemo. My dear, success ntabwo bipfa kuza mu gitondo. Uyu munsi uricaje umuzero ukavuga ati mfite inzozi nza umucuruzi ukomeye. Kurota ni kimwe, no kugera ku byo warose ni ikindi. Nababwira iki bajene murote, kuko kurota ni ubuntu. Kurota ni ubuntu, ariko kubigeraho ababigezaho bari ubona baraswetinze, bamwe baraye ku makarito, bararwanye. Uri kwanga kureba urugendo ruzakugeza kuri biriya, uri kuwishinga tu. I wish to be there, I wish I will be there, I have a dream. Nukomeza mu nzozi uzapfana inzozi. Va mu nzozi, reba icyo bisaba,
reba icyo ugomba gukora, va mu bunebwe, travaya, soma, senga. Ntago bipfa kuza kuko wabivuze Moshe, akanwa kacu kararema nzaba umukire n'ibyo, ariko ugomba kumenya n'iki bisaba. Ntago bipfa kuza gutyo. Bajene tuvuge ngo amen. There is a pain. Hari umubabaro, hari ibyo ucamo ukibaza why, ariko urwo nirwo rugendo rwo kuba umugabo ushaka. Muve muri remu yo kuwishinga, I wish. You will wish until when? Value. Icultivating muri wowe. Nimba ushoboye ibintu bya IT, bijemo umunsi umwe. Hari story numvishije muri Nigeria ira challenginga cyane. Muri Nigeria bagira ibintu bijyanye n'udusnacks bitwa ngo moe ibintu nk'ibyo, ariko nubona wabonaga ari nk'utuntu tumeze nk'utubenya, ariko tumeze nanone tubino ibintu by'ibisuguti. Urabyumva? So hari umudamu wabikoraga arakomeza arabikora, aza kubona connection y'umwe mu abantu bakora muri White House ya US. Baturiyeho baradukunda cyane, byarangiye wa mugore ari gukora muri White House n'uyu munsi. Snacks kumaking utuntu uyu munsi bimuvanye muri gihugu nka Nigeria bimugeza muri uzi icyo bita White House. uribuka wa mugani Yesu yakiriye abantu w'itarantu, umwe amuha 5, undi amuha 3, undi amuha 2, 1. Murabyibuka? Uwe5 yaragiye arazibyaza umusaruro amuzanira 10. Uwe3 uwe2 haragera azi multiplying ara uwimwe ayimugeze ngo ngena natinye byagenze gutya na gutya, harati mva imbere urumugaragu w'imfambusa. Hari ikintu Imana yaguhaye muri wowe, uri kugikoresha iki? Aharaho ni impano runaka Imana yashyize muri wowe. Aharaho ni impano yo gushushanya, aharaho ni impano yo gukina umupira, aharaho ni ugukina music, aharaho hari iki, ariko kukidevelopa. Kuba ufite impano ni kimwe, no gukuza impano ni ikindi. Nicyo uri gukora kucyo ushoboye. Maybe ko ukunda ibintu bya science, maybe ko wumva hari ibintu bikurimo, bidevelope ibyo. Nasezeranyije ubuzima bwanjye sinzigera ndekera gusoma, sinzigera ndekera kwidevelopa ibindimo. No, ninkwigisha kuri finance uzaza wumva nta kindi kintu uzi kwigisha. Ninkwigisha kuri Kristo nta kindi uzi impamvu nsimpagarara kwidevelopa. My dear, develop yourself. Narise ngewe ubwanjye nta muntu uzaza tuganire mburi kintu muganirizaho. Ushatse kuri politiki mfite update, ushatse kuri economy mfite update, uje mu ijambo ry'Imana ho n'ibyanjye. Uzi impamvu barabiza abantu nta munsi ushobora gucana ntagiye ku kinyamakuru ngo some. So nicyo uri gukora. Ubushize narababwiye gukura mu buzima busanzwe cyangwa muri maturity bisaba discipline. My dear, nicyo uri kudevelopa muri wowe. Iyi tuyivaho mwayumvishe? Murumva yinjiye? Nicyo ushoboye uri kudevelopa. Urabona bambwiye ko ngiye ntacyo nzapfa, nzagira ngo umupira nakinnye n'ubundi ntawe uzatera imbere. No. They are lying. Imana ntago ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Imana ntago irobanura ku butoni. Icyo ukwiriye ni Imana iguha, nicyo uri guhinga muri wowe. Abari gufashwa tuvuge ngo amen. Sindabumva tuvuge ngo amina. Don't stop until you serve kings. Murankurikiye bwoko bw'Imana. Don't stop. Muribuka ba Daniel barafightinze until Daniel we yanze kurekura kugeza aho yakoreye kingship cyangwa se amami 4. Value.
is powerful. Value iguhesha favor. Muri uko ibyo Esther yakoze, Esther yari afite icyo bita beauty, ubwiza bwe. Ageze yafata amavuta, atangira kwitunganya, ari cultivatinga. Hageze imbere y'umwami, umwami atangira kuzura umwuka, arabati n'uyu ngo aramukunda murutisha abakobwa bose. Nicyo ufite, kamvuga kakana, icyo ufite, icyo uri kudevelopa nicyo kizakwinjiza ibwami. Ubwiza bwa Esther bwamwinjije ibwami, ubwenge yari afite nibwo bwamurindiyeyo. Vashiti nawe ubwiza bwamwinjije, ariko atakaje ubwenge bumuvanayo. Better be wise. Iyo wadiginze iki kintu, abantu barakudemanding, abantu baza bagushaka, ntabwo ujya gushaka abantu. Impamvu wihoma ku bantu nuko ntacyo ufite wa producinze muri wowe. Uri guproducing iki? Uri kwikoraho iki? Hello? Hey, hello? Turacyari kumwe? Muri kumedita cyane, niyo mpamvu muri kundeba gutyo. Siko muri kunkanga. Ariko ntabwo bangira nicyo cyiza. Naritoje guhagarara imbere y'abantu. La boshanta la bragade. Man, nicyo ufite. My dear, nicyo ufite. Mbariza mugenzi wangu nicyo ufite. Munyeganyeze ati nicyo ufite muri wowe. Malegazo gabalagota. Mumurikire gatoye. Imana yabajije Mose, aramubwira ati nicyo ufite mu ntoki. Mose aramubwira ati mfite inkoni. Okay, iyo nkoni, iyo. La duva magwishurirwa. Imana yabaje Mose, nicyo ufite uri kuntakira, ngwino nyanja, abagipte barankurikiye. Mose arataka, Imana aramubwira ati Mose kuvuza induru, nicyo ufite mu ntoki. Mose aravuga ati mfite inkoni. Okay, iyo nkoni irambike hejuru. My dear, formula, mundebe neza. Formula yo kugera ku cyo ugomba kugeraho izava ku Mana, ariko turi zakoreshwa nicyo uzaba ufite. Aho kantu karumvikanye. Reka mahuze n'ikintu cyanditswe. Muribuka wa mugore wagiye kureba Elisa, hata abana banje kubera umugabo we yarapfuye afite amadeni, abana bawe bagiye kumutwara bagira mu bami ba kabiri something. Muribuka iyo story? Elisa aramubajije, none ufite iki? Aravuga ngo ntacyo. Ati ntacyo ufite? Umugore ati ariko mfite utuvuta dukeya. Elisa aramubwira ati apo birahagije. Lale kazo balagade. Haramubwira ati utwo tuvuta birahagije. Ahita muha formule, genda utire. Borrow things, genda utire go kandi ntutire bike. Amuha formule ngo uhite winjira mu nzu yawe ukinga n'abana bawe. Buri kintu cyose utugera ushyiramo twatuvuta. Igitangaza cyarakoretse n'icyakoretse. Byavuye hehe? Mu dufuta duke yari afite. Ndakubaza, nicyo ufite? Ikibazo cyawe uri kubyisuzugura. Hari umuntu ngo nutwo tuvuta, utwo wasuzuguye, utwo waciye amazi, utwo twavamo igitangaza. Ayo mashuri ubona makeya, Imana yagikora bitewe n'amashuri. Value na education ni ibintu bibiri bitandukanye. Value nicyo ushoboye. Education ni ibindi wiga bishyigikira bya bindi ushoboye. Value nicyo ufite, wigisuzugura, ahubwo cyuririreho udevelope. Uri muri career ya banking, man, byuka mu gitondo, koresha imbaraga, iga byinshi kurutaho ugitondo kimwe. Formula yo kuzamuka iva ku Mana, ariko bidependingwa n'icyo ufite, wa discoverinze n'icyo ufite. Onyo mbarize mugenzi wangu nicyo ufite.
La brigade gabagaza. Hey. Biri kwinjira? Sindabumva biri ko birinjira. Muri ko murafashwa. My dear, invest in yourself. Investinga muri wowe. Wiryama, invest. Isira dushuka. Reka mbabwire iyo mvuze isi munkurikira bari kuganira, munkurikire. Yo, munkurikirana. Mwideranje, munkurikira. Ni byiza ko mujya mukurikira nimukaderanje. Ntabwo mwaje kuganira. Munkurikire. Isi iradushuka. Isi iradushuka. Ngo amahirwe naza. Ngo nzayabyaza umusaruro. Uzi icyo bita amahirwe? Ngo igihe cyane ntikiragera. None se ko kitaragera byo, kuba kitaragera uri kubikoramo iki? Ese ubundi uzi impamvu igihe cyawe kitagera? Nuko utaritegura. Impamvu igihe cyawe kitagera nuko utaritegura. You are not ready. Ubundi tubwizanye ukuri. Impamvu igihe kitaragera nuko utaraba ready. Are you ready for promotion? Are you ready for family? Uri tayari kubw'umugabo wawe? Uri tayari kubona umugore wawe? Uri tayari kubyara? Are you prepared well? Mana ndashaka umugabo. Ku Mana dore ikintu bikora. Iyo ushaka umugabo ku Mana, ntabwo ubwira Imana ngo Mana nk'umugabo. Ubukoze rero. Ahubwo ubikoresha imyiteguro ku Mana ukabivuga turabona ko ndi ready. Kuko ikizatuma Imana iguha umugabo ni imyiteguro mbere y'uko bisaba. Kuko n'ubundi kuguha umugabo utazi icyo urugo ari cyo, n'ubundi uzagera bizakunanira. That's why the Bible says, he who find a good wife find a good thing and obtain the favor. Is it a proverb? Proverb 30 something. Look at that scripture. Ngo he who find a good wife. Kuki Imana ivuze wife ntivuge woman. We have a lot of women but few wives. Wives n'aba wife n'abantu bari well prepared. Nushaka women ntabwo uzobteninga favor. Ariko nushaka wife. Ibintu vuze birumvikanye. Ubonye umugore mwiza babonye ikintu cyiza akaba agize umugisha. Shyira muri King James version Kinyarwanda rukuntu bitaryoshye. He who finds a wife find a good and obtain favor. Sinshaka kwinjira muri relationship y'abagabo n'abagore. Ndabona mwese muhise mukana ati icyo nshaka kuvuga ni iki? Mujya mwumva bavuga ngo women ariko hari Bibiliya avuga he will find a good, not women. There is a big difference between women and wife. What is wife? Wife abaru umukobwa we preparing, are well prepared. Second, abafite motherhood muri we. Motherhood murayumva? Motherhood akagira icyo bita priesthood. Nzabicaye dukora iyi conference y'abadamu. Every wife is a priesthood in her home. Bureka nkwereke. Umugabo ashobora kubaka inzu
ariko it takes wife to turn it home. Bahungu mucanye ku maso kambiganirize. Apana kureba ibintu by'aba women, mureba aba wife. Wakubaka inzu, umugabo yakubaka inzu agashyiramo ibikoresho, ariko birasaba umugore kugira ngo ayihindure urugo, ayihindure home. Reka ndekere tuvuge ngo haleluya. Twongere tuvuge ngo haleluya. Preparation. Ako kantu karumvikanye? Nzabigisha neza ntujya muri session z'abadamu n'aba. Ariko ndagusabye, ndeba hano, ndeba nkubwire, ndagusabye, cultivate in you. Cultivate. Nimba hari ibyo ushoboye, my dear, nimba hari ibyo ushoboye, bikoresha imbaraga. Shaka ubundi bumenyi busupporting ibyuzi. Nurangiza ibyuzi, bishyire kuri standard iri hejuru, ku buryo buri muntu wese nakureba ati I need that woman, I need that. Bakobwa, ntago umugabo apfa kuza ngo tuwaje kukudatinga, hari kimukurura kuri wowe n'icyo ufite. Umunsi nshobora kuba nibasiye abakobwa munkurikire niki. He will find a good mani magambo, you have to become wife before you are founded. Ugomba kuba wife mbere yuko ushakwa. Ntago baba wife wageze mu rugo. I have a lot to teach you women. Are you women? You are my son. Somebody shout hallelujah. Nimba yicaranye n'umukobwa mubaze, are you wife? Before you are founded, you need to be wife. Abaneze reka dukomere Yesu amashyi. Abari guhabwa umugisha tugire gutya. Hallelujah. Icyo uragitahanye? Value. Kandi value ntago bayitoragura, barayihinga, barayicultivatinga. You see? Genda urara amajoro, soma ibitabo, iyungure ubumenyi. Ku bantu mutabizi, abamemba ba church kuri office dufite library, ngwino utiri igitabo wicara usome. Hari bitabo, hari internet, fayo utyaza ubwenge, fayo utyaza ikintu ushoboye. Ndashaka kurangiza inyigisho, sinzongera kuyigarukaho. Ubwo ni ntayirangije kandi ubwo muzongera umwaka utaha. Twagiye cya gatatu kizana activating a favor. Nico nise relationships. Relationships. Malega zoga bagadege. Value. Value deep. Mwakumvishe? Value mwayumvishe? Ishyira ikiganza cyawe cyo mu mutwe. Ishyira ikiganza cyawe cyo mu mutwe. Everybody do it. Zamura ijwi ryawe. Utangiye usembwa Imana. Ndifuza value. Ubuzima bwanjye value. Mbimbaraga zo kwicultivatinga. Zamura ijwi ryawe usenge. Mbere ko tujya ku indi point ya gatatu. Zamura ijwi ryawe. Sindakumva. Are you praying? Zamura ijwi ryawe ubwira Imana, ndarambiye ubuzima butagira value. Ndambiye ubuzima bwo kwihoma ku bantu. Ndambiye ubuzima bwo kutagira agaciro mu muryango. Ndambiye ubuzima bwo kutagira agaciro mu gihugu cyanjye. Please open your mouth and pray. Fungura umunwa utangiye usenge Imana ati ngira ma value, makuba a solution provider mu muryango wanjye, mu kazi, mu ishuri. Ndarambiye ubuzima nk'ubwo butagira value. Please senga ubwe ngo I obtain favor. Malega zogo bagaraga dogo bagadege. Are you praying just for 1 minute?
mu munota umwe ingingo Imana ubwiye ngo Mana magucultivating icyo wampaye, Mana makudiscovering icyo wampaye, umpa imbaraga zo kwicultivatingamo. Are you praying? Nukuri kubisengera ibintu byo kutagira value, ibintu byo kutagira value muri societe. Buri muntu wese akubwira uko ashaka, na ukubaha. No, enough is enough. From tonight you will obtain this favor in Jesus' mighty name. Yes. Paregezege balabosh laka maregezege balagade la supakataka pakate. Pray for yourself, pray value. Masuprakataka bagade jimpragadi ya barakas, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Dukomeze icya gatatu, relationships. Ikintu cyactivating this grace called favor cya gatatu nicyo nise relationships. Amos 3:3. Relationships. Amos 3:3. Pale gazoga bagadege lintra bragadia baguza gabagadege. Mbese dusome 1 2 3 read, come on. Mwizi kigoroba mwese Kristo wizuye. Hari abantu mwize muri GS groupe scolaire do. Okay, let us read, all of us please. 1 2 3 read. Go. Mbese abantu babiri bajyana batasezeranye. Relationships. Abakristo benshi ntago turi understanding the power of relationships. Nigitangaje iyo umuntu avuze relationships muhita mwumva iby'urukundo. Relationship ugahita wumva no, hariho relationships zigiye zitandukanye. Abakorigi bawe mufitanye relationship, aba schoolmate bawe mufitanye relationships, mu muryango harimo relationship. So icyo nshatse kuvuga niki? Nshatse kuvuga ko igihe cyose utarasobanukirwa imbaraga za relationship uzahora struggling mu buzima bwawe. Nshobora kukijyaho deep ho gatoya. Kubana neza n'abantu bizana favor. Biratubwira mu Baroma ngo mubane n'abantu bose iki amahoro. Uzi impamvu? Iteka Imana nishaka kugira icyo ikora kuri wowe izaca ku bantu. Last time nababwiye ngo all the blessings comes from God through men to men. Imigisha yose iva ku Mana. Isoko y'imigisha yose iva ku Mana, ariko abantu n'amacano. N'amacano Imana icishamo kugira ngo umugisha ukugereho. So bishatse kuvuga iki? Iyo ubanye neza n'abantu, iyo usobanukiwe imbaraga n'ubwiru n'ubwiza bwo kumenya kubana n'imibanire, bizana favor ku buzima bwawe. Ariko utarasobanukirwa ikintu cya relationships or struggling. Abantu bose nimba barabaye babi kuri wowe, ikibazo sibo, ikibazo ni wowe. Hari abantu batazi kubana n'abantu kandi bagahora bidefending. Ngo ngiye twebwe iwacu nuko duteye, mpora mbibabwira mu iwanyu muteye nabi. Nta kuntu wumva umuntu wese wa mbere ni ikibazo, uriya ni ikibazo. Teye nabi, ntago uzi kubana, wirirwa uvuga abantu. Murabyibuka ibyo navuze kuri ona? Nta kindi kintu kikuba mu kanwa ni ugusenya abandi. Ngo ngiye ngo hari ukuntu ngo nteye, ngo niyo duhuye umuntu bwa mbere ngo nkumva ngo bitam ngo nkumva ngo niki uteye nabi. Gabanyaho gato, uteye nabi. Ubu tuvugana n'abakristo turebe twiyobserving, sibyo? Mwaje mu nzu y'Imana, mureke twicare twigishwe, sibyo? Reka twiyobserving. Hari umuntu ufite wahamagara saa 8 z'ijoro ukamubwira ati ngize ikibazo cy'amafaranga ya naya, please yanyishyurira, apana nguriza, nyishyurira.
ese urebye ubuzima bwawe hari strategic, please follow me, hari strategic relationships ufite ku buzima bwawe? Ni bande ufite mu buzima bwawe bagucalenginga? Ni bande ufite mu buzima bwawe bagufata akaboko kugira ngo bakuzamure? Ni bande muri wowe bagukunda sincere apana bakatagukundira ibyo ufite, bagukundira ukuri? Reka mbabwize ukuri, nugira umugisha ukabona umuntu ugukundira ukuri, uzapayinge any sacrifice yose umukipinga uwo muntu. Abo bantu nirare kubabona. Ariko kubera character yawe mbi, kubera kwirirwa ugenda uvuga, hari abantu wagira ngo nta cyiza ubona mu bantu, ntacyo. N'umuntu muri societe bibaho ko n'umuntu sha wambaye neza ariko inkweto ye buri yahindura iyi ngiyi. No, iyo suggestion yawe ninde uyikubaje? Donc buri teka uhora uri negativist, nta kintu kiri positive kiguturukamo. Hari abantu bavuga mwazahaye agahenge abantu. People are talkative. Kandi wowe wakumva bakuvuze, abantu baravuga, abantu usaruye icyo nawe wakoze. Wakwize kugira imibanire n'abantu. Hari true story yankozeho cyane, true story. Umugabo umwe ni muri South Africa, iyo story yabereye. Inzu ye yafashwe n'inkongi y'umuriro. Urumva, inkongi y'umuriro irafatwa. Inshuti ye umugabo yari atari ahantu kure mu wundi mujyi, bimusaba kuza. Hari umugabo rero wari inshuti yiwe, yagiye wagize ibyago, yagiye kuhagera. Wa mushuti we yimuye abana, yabonye indi nzu bajyamo n'ibintu bikeya babirokoye. Hari umuntu wakwitanga ku buzima bwawe like that. Ni iye strategic relationship. Iyo mvuze strategic relationship murabyumva? Apana babandi birwa kugira ngo tujye mu kabari, apana babandi bakubwira ngo hahiye. No, abantu bagucalenginga, abantu bakungura ibitekerezo. Niyo mpamvu Satani atuboheye muri relationship zitagira umumaro, kuko arabizi niduhura n'izifite umumaro tuzaba tumucitse. Be aware, make up your mind. Nta nshuti kubwira ngo dusenge, nta nshuti kubwira ngo dusome igitabo, nta nshuti kubwira ngo man dushobora gukora diri ni tugapanga ibi nibi. Urashaka ikima aho ngaho ngo no, ngo those are my best friend, ngo twarareranywe hamwe. You will die with nabo mwareranywe. My dear, shungura ubuzima bwawe wirukanke. Iyo ugendana n'igisambo nawe uri igisambo kindi. Iyo ugendana n'abasinzi bane ntago babaze neza, n'abasinzi batanu nawe urimo. Tuvuge ngo haleluya, tuvuge ngo haleluya. Twubake relationship, tumenye ino system ni gute nkipinga abantu. Uyu muntu ndamushyira he? Umuntu wese uze mu buzima bwawe hitumenya aho ugomba kumukrasa. Abantu bose muziranye ntago n'inshuti zawe. Uyu ni inshuti yanjye, uyu ni inshuti yanjye. Ubaha ama position badakwiriye, niyo mpamvu bagukubita bakagukomeretsa. Buri muntu wese uje menya ngo uyu ndamushyira mu kiye cyumba. Uyu ngo ni she is my best of. Umunsi yagukomye, my best. Subiri kidogo. Tumenye relationships. Aho kantu karumvikanye. Menya abantu ugomba gukipinga. Nubona umuntu ukurusha ikintu, wishaka kujya kumuvuga, wijya kumurwanya, no, mwegera ahubwo mwigirishe inshuti. Menya abantu ugomba kuvizira mu buzima bwawe. Nimba uri umucuruzi, nimba ufite ikintu runaka ukora, ukabona umuntu ukurenze, mwigirishe inshuti, invest muri your relationship. Ngewe hari abantu batancika mu buzima bwawe, ntibibaho. Nakwemera ubwibone bwanjye nkabushyira hasi, wigozi bwanjye nkabushyira, ako nkakipinga, abantu bazamfasha kuzamuka ejo. Beshi hano kubera ubu ego n'ubwibone butwuzuyemo,
twirirwa twanga kwa approaching ngo ngiye urabona ngo kwa approaching abantu ngo biramvuna ngo ngiye ngo ndi umu introvert abo nabazimu. Urabona umuntu murahuye muri career runaka mu kazi runaka hari ikintu yagukontribyo, hari ikintu yakwigisha, hari ikintu yagufasha, hari ejo hano umuryango yagufungukira, wamureba ukanga kwinvestisa ngo no ngo birangora kwa approaching umuntu. Urabona ngo twebwe ngo hari ukuntu dutengo turi be smart. Ngiye ngo kwa approach abantu birangora ngo biramvuna. No. Ubwo n'ubuturage actually. Nimba ubugize umugisha ukabo Imana ikakuzanira umuntu ukurushije ikintu, hita umufata umugundire. Investisa. My wife ari hano. Hari abantu mu buzima bwanjye ntibikunda kuncika. Gute se? Hari umuntu wahamagara saa 8 z'ijoro akava mu bitotsi bye agapikinga call yawe. Ugize ikibazo hari umuntu uzi neza ngo uyu yahagarara iruhande rwanjye twahagararana. Nimba ntawe subiramo. Uyu mutsima w'uyu munsi ra ni rukacarara. Ni rukacarara rucakarara. Hari rucakarara na rukacarara. Ni rukacarara. Ubwo ibyo byose ni kimwe muri ibyo ahari. Relationships. My dear, build strategic relationships. Akantu karumvikanye. Mu ishuri build strategic relationships. Mu kazi building a relationship. Hano mu rusengero urabizi ko uhorane mu intege nke, uhora wazamutse wamanutse, nta nshuti ugira. Kenshi hano tuvuga guhoberana. Ngiye biramvuna guhoberana. Uzamukura he? Ukurushaho kuba wenyine niko Satani arushaho kuguhonda. Please. By the way, reka mvuga kakana. Nakavuga nimba inshuti yawe ya mbere itari mu rusengero ufite ikibazo. Kano karumvikanye? Build strategic relationship. Reka nkubwire relationships enye ukeneye mu buzima. Write it down. Ntago mbisobanura cyane. Relationship enye ukeneye mu buzima bwawe. Iya mbere niyo nise divine connectors. Ngiye gutanyisobanura ntago nyitindaho. Divine connectors. Wayanditse? Divine connectors n'abantu, they can't help you but they know who can help you. Ntago bo bagufasha ariko n'abantu bazi uwagufasha. You need them. Aho kari clean? Subiremo. Divine connectors, they can't help you but they know who can help you. Second relationship you need, men of influence. Malakazoga, this is deep. Men of influence. Willingly, abongaba men of influence, babari willingly to invest their credibility mu buzima bwawe. Men of influence, n'abantu bafite influence. Nukuba nimba uri mu IT ukabona mu IT ufite influence, uwo muntu uramukeneye kuko ngo hari signature yagusinyira imwe igafungura doors of blessings utabara. Men of influence. Nimba uri muri business, shaka ba business bafite influence. Nimba uri muri politike, nimba uri mu biki, shaka bafite influence. You need the men of influence to help you to invest their credibility upon your destiny. So you need the men of influence. Somebody shout men of influence. Imani mbaguhe mu izina rya Yesu. Abagatatu ukeneye, gifted people. You need gifted people. Gifted people. Those are people who bring results to you.
n'abantu bazana results ku buzima bwawe, n'abantu bashobora kukumentaringa, n'abantu bashobora kugukuza, n'abantu bashobora kuguha idea, n'abantu bashobora kukubera amaso aho utareba. Gifted people, you need that also. Abakane ukeneye, burden bearers. Burden bearers. Those are n'abantu bakurinda kudahubuka hasi, bagagukipingira hejuru. N'abantu bagufitiye umutwaro, bagukunda sincere. N'abantu badashaka kukubona wamanutse, ahubwo bagahora nukuvuze nabi bakuvuga neza. Abo bantu murabumva? Iyo mumvisha bakuvuze nawe wakuvuga neza, ntagashaka kumanuka, ahora gukipingira hejuru. You need that too. Ngiye kubabwira icya kane cya activating this grace called favor. Ubundi dusenge. Muri guhabwa umugisha? This is what we call applicable teachings. Murabyumva? Icya kane cya activating this grace called favor cyangwa kiguha favor nicyo nise prayer. Prayer. Yes, it is true. Prayer activate the favor. Prayer. Somebody shout prayer. Prayer. Ingoma za mbere 4:9. 1 Chronicles 4:9. Prayer. Prayer. Malega zoga bagade. Prayer. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye iki agahinda. Next. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyama ukamumugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yagize gute? Mumurikiro gato dusoze. Prayer, it is a key, n'urufunguzo rukomeye rw'activating a favor ku buzima bw'umuntu. Umuntu yabanye n'Imana mu bihe byo gusenga, byactivating a favor. Ku Mana ugira favor, ariko no ku bantu ugira favor. Nababwiye ko you need to obtain this two dimension of favor. Favor from God na favor to men. Murangurikiye neza, kuko isi ni y'abantu. That's why you need favor to men. Murangurikiye neza. So now bishatse kuvuga iki? Ubuzima bwo gusenga ni koko gusenga bizana favor. Biravuga ngo icyo umuntu wese yifuza ngo agisabe data, ni koko gusenga bya activating a favor. Prayer. Namaze igihe kinini ubwanjye nsengera favor. That's why you need to pray for favor. Ndagusabye genda ufate uko kwezi imbere ko kurangira, iyi minsi 7 tugiye kwinjiramo, mu gitondo ku mugoroba sengera favor. Ni koko birakora. It is true. Favor irakora. Jo nakiri ubuhamya bwa Austin ari he? Nuko abantu bazarata kugendererwa. Nakiri ubuhamya ejo bundi mu kazi, hari umubosi yaje aramureba ati shanda kwihereye, arabara muze gushaka Austin arabagurira mwese hano. Tuvuge ngo haleluya. Favor. Iyo favor yakugezeho urabimenya. Ntago pacha ngo yaraje ngo ntiyaraje. No, uzi ikintu cya mbere kizakubwira favor n'umwanzi wawe, na wa undi ubuzi kubita gatoki kuka yakubonye aba yumva yaguha. Ni force ibimuforcinga kugikora icyo kintu.
favor. Esther ngo yobteninga favor. Esther 2:15 ngo umwami amubonye ngo amurutisha abandi bakobwa bose. Ibaze mumurikire neza, ibaze hatendinze abakobwa benshi bagiye batandukanye, ariko amaso y'umwami amubonye amurutisha abandi bose. Umva ikintu favor ikora, favor iraselectinga. Muri benshi ariko favor kuri ko ati ni wowe dushaka. Atari ukuri qualified 100%, but there is something divine. Hari ikintu cy'umumana kikuriho. You need favor. Favor ni kugeraho ntabwo uzajya ukora bikuvunnye. No. Favor ni kugeraho ntabwo uzazugira ku bintu bikuvunnye. No. Favor ni kugeraho abantu bazahaguruka kugira ngo basupporting ibitekerezo byawe. That's why you need to pray for favor. You need to pray for favor. Mbere yuko kwezi kurangira, mbere yuko uyu mwaka urangira, Imana izane favor yikwambike n'umuntu w'impumyi. Can I prophesy over your life? Umuntu utazakugirira neza n'umuntu utazakubona, ariko ndahanura ku buzima bwawe iyo favor yakire mu izina rya Yesu. Iyo favor ije ku buzima bwawe, umuntu utakugirira neza n'umuntu utakuzi n'umuntu utakubona, kuko favor igendana n'amaso. Ari umuntu arakureba akumva hari ikintu. Nuko icyo gihe cya Esther cyo kumurikirwa umwami gisohoye, ari we mukobwa. Next verse 16. Nuko mu kwezi kwa 10 ariko kwitwa Tebiti mu mwaka wa 7 wo ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi, Esther ashyirwa umwami muri kambere. Umwami abonye Esther aramushima amurutisha abagore bose, aramukundwa. Ukundwa kazwe mu izina rya Yesu. Aramukundwa kaza, amurutisha abakobwa bose, bitumwa amwambika ikamba, amugira umwambikazi mu cyimbo. Bino binyereka iki? Hari ibintu byafashe position yawe kubera lacking of favor. That's why you need to pray for favor. Kuko nikuzaho amaboko yakiraga ibyawe azavaho, abari barafashe position yawe bazavaho, ufate true position yawe. Vashiti wari wakwicare mu byawe mu izina rya Yesu. Iyi favor nuyitahana, Vashita vanweho wicare muri position yawe mu izina rya Yesu. This is what favor can do. Hari ibintu byinshi twagiye dutakaza kubera ibyo bintu. Hari amaboko yagiye kwakira ibyo wagombaga kwakira. We are going to pray. Hari ibintu bigomba guhinduka mbere y'uko uyu mwaka urangira. Hari abanshyigikiye bavuge ngo amen. Hari ibintu bigomba guhinduka mbere y'uko uyu mwaka urangira mu izina rya Yesu. Hari ibintu ugomba gutangira kureka bati wow! Nawe ubwawe ukaba amazed kubera iki? Favor yakujeho. Ibintu Satani yakugaraguje hagati byagenze gutya, ni wohora mu bibazo. No. Somebody shout no. Iyo udafite favor, byinshi bikuvaho bikakirwa n'abandi. We are going to pray for favor. Ibyo bakwakiriye birahagije, ariko from tonight ibyo biganza bya mu izina rya Yesu ndabitegeka ngo bitangire byakire. Zamura ibyo biganza bya ndabitegeka ngo bitangire byakire mu izina rya Yesu. Nta bindi biganza bizongera kukwakirira mu izina rya Yesu. Favor kubeho mu izina rya Yesu. We are going to pray. We are going to pray. Are you ready to pray? Reba ibintu byose byagiye biva mu buzima bwawe. Reba ibintu byose byagiye bitakara mu buzima bwawe. No. Mbere ko turangiza inyigisho ya favor, hari ahantu ugomba kwinjira mu izina rya Yesu. Zamuka mu mwuka.